Bibiliya ni igitabo cy'ijambo ry'Imana kirimo ibitabo bibiri ari byo Isezerano rya Kera n'Irishya. Bibiliya ni igitabo cy'ingenzi gikubiyemo iby'Imana yavuze, iby'Imana yakoze n'iby'Imana yaremye byose, natwe abantu turimo mu byo yaremye. Bibiliya ni igitabo cyiza umuntu asoma akaba umuntu w'agaciro ku Mana, cyangwa se agashimwa n'Imana igihe azirikanye amagambo abamo, igihe azirikanye icyo Bibiliya imubwira gukora cyiza akareka ikimubwira gukora kibi. Ese Bibiliya tuyiha agaciro? Bibiliya turayisoma? Bibiliya tuyiha agaciro ku ruhe rugero? Niba hari icyo wavuga kuri Bibiliya byandike muri komenti, uvuge uko Bibiliya uyifata n'agaciro uyiha, kandi ntiwibagirwe gukanda like, ngo ukande na subscribe, kandi ntiwibagirwe gukora share kuri bagenzi bawe kugira ngo nabo bamenye byinshi. Ni iby'agaciro rero kuba hari icyo twamenya kuri Bibiliya, tukamenya amagambo arimo, tukamenya icyo Imana itubwira, tukamenya n'icyo tugomba gukora. Muri aka kanya rero twifuje kugaruka kuri Bibiliya ngo tuvuge agaciro kayo, tumenye uko tugomba kuyubaha kandi tumenye n'uko tugomba kuyifata. Akenshi usanga rimwe na rimwe abantu bafite Bibiliya mu rugo ariko batazisoma. Usanga abantu bazigendana muri telefone cyangwa se bazifite ahandi hantu ariko bakaba batazisoma, ari nk'umutako mu rugo. Hari n'abazisoma ariko bagaheruka basoma amagambo yayo ntibayubahirize. Abantu twabaye abadaha Imana agaciro, twabaye abantu bahugira mu by'isi gusa aho guhugira mu by'ijuru. Bibiliya irimo amagambo meza Imana yagiye ivuga, irimo amagambo meza kuva isi n'ijuru bikiremwa kugeza saha iyi. Hari amagambo atubwira kuva mu bya kera, cyangwa se kuva ku isezerano rya kera kugeza ku isezerano rishya, ari ryo n'ubu ngubu tukirimo. Imana kera yaremye Adamu na Eva, ibarema ari abantu beza, ariko birangira inzoka ibashutse, noneho barya ku mbuto Imana yari yarababujije, ari byo byanditse mu gitabo cy'Intangiriro, aho Eva inzoka yamwoheje ngo arye ku mbuto agahaho n'umugabo we, bikarangira Adamu na Eva bisanze bambaye ubusa kandi ntabyo bari bazi. Byarangiye rero bakoze icyaha. Kuva ubwo buri wese uvutse akavukana icyaha cy'inkomoko. Rero Bibiliya ibitubwira mu Itangiriro nk'uko twabibonye, ari naho icyaha cy'inkomoko cyatangiriye. Rero nyuma yaho, aho abantu bagiye bacumura cyane, bikagenda birakaza Imana, ikagenda irimbura abantu. Reka twigarukire kuri Bibiliya. Ibyo byose tumaze kuvuga haruguru byanditswe muri Bibiliya. Ni byiza kandi ni iby'agaciro kuba wafata umwanya muto ugasoma Bibiliya. Abantu tureba amavideo menshi, tureba ibintu bitangaje byinshi byabaye ku isi, byabaye bitandukanye, ariko umwanya wo kuba twafata iminota 10 yonyine cyangwa se 5 ngo dusome Bibiliya bikatunanira. Kandi Bibiliya ni iy'agaciro, ikubiyemo ibintu byinshi bidufasha kuba twagarukira Imana, irimo byinshi bidufasha kuba twakihana, irimo byinshi byadukura mu ngeso mbi, irimo byinshi Imana iduhatira gukora bizatuma tugera aho twifuza.
Ese muri mwebwe hari uwaba wifuza kujya mu muriro w'iteka, cyangwa twese twifuza kwinjira mu bwami bw'ijuru? Icyo kibazo ni ikibazo wagakwiye kwibaza ubwawe kandi ukagishakira igisubizo, kubera ko igisubizo ni wowe ugifite. Igisubizo kiri mu biganza byawe. Icyo wifuza nicyo ubona. None se niba wifuza kwinjira mu bwami bw'ijuru, utekereza ko ari iki wagakwiye gukora kugira ngo ube wakinjira mu bwami bw'ijuru? Icyo nacyo ni ikibazo wagakwiye kwibaza ukaba wacyisubiza. Andika muri komenti uvuga uko wowe ubona iyi si yahindutse, abantu tudakunda Imana. Gusa ntiwibagirwe gusharinga na bagenzi bawe kugira ngo iyi nkuru nziza yo kumva ko bakunda Bibiliya, yo kumva ko bakunda gusoma Bibiliya, bakumva amagambo y'Imana kandi bakayazirikana, ntiwibagirwe kubasharinga ngo nabo iyi video ibagereho. Twese muri ubu buzima icyiza ni uguhinduka tukagarukira Imana, n'abantu twanze Imana tukayigarukira. Ni byiza cyane kandi ni ibyo Imana itwifuzaho kugira ngo aho dushaka kugera tuzahagere kandi izatugeze. Imana ikunda abanyabyaha ariko ikanga icyaha. Ntibivuze ko tugomba gukora icyaha, ahubwo ikunda wa munyabyaha wihana. Twebwe dufite ibyaha rero, kwihana Imana irabikunda, kuko Imana yanga icyaha ariko igakunda wa muntu wisubiraho. Kwisubiraho rero ni byiza muri ubu buzima. Niba wumva ko wakoze icyaha, umva ko kwisubiraho ari byiza. Icara usome Bibiliya, ufate iminota 5 nibura, usome wumve ibyanditswe icyo bivuga, wumve amagambo y'Imana Imana yavugiye muri Bibiliya. Bizagufasha kugira ngo ubashe kuba wahinduka kandi uhindure n'abandi, kuko muri ubu buzima bisaba kugira ngo uhinduke ube umuntu mushya kugira ngo icyo ushaka kugeraho uzakigereho. Hari benshi twirukira mu butunzi, hari benshi kuba ko dukwiye gutunga byinshi ariko nyine tutubaha Imana. Nitwumve ko Imana ifite agaciro mu buzima bwacu, ahubwo tukumva ko iby'isi ari byo bifite agaciro. None se niba utunze amamiliyoni atabarika, ugasanga hari umukene uburara akabwirirwa, mbese ntacyo kurya afite, ntacyo kwambara afite, akazajya mu bwami bw'ijuru, wowe ukajya mu muriro kubera ko wabonye ubukire ukabukoresha nabi. Ntiwumve ko ugomba no guha Imana agaciro mu buzima bwawe? Urumva ko atari ikibazo wagakwiye kuba wakemura cyangwa se wasubiza ubwawe mu kurengera ubuzima bwawe? Ahantu tuzatura nyuma yo kuva muri iyi si ni ahantu heza cyane, ni ahantu Imana yaduteguriye, ni ahantu hari buri kimwe cyose dukeneye. Cya kindi wumva ko utabona kandi wifuza uzagisangayo. Ni ahantu hari ibyiza gusa, nta kibi na kimwe kihabarizwa. Ariko niba dutwarwa n'iby'isi gusa, ntitwumve ko tugomba guharanira aho hantu hanyuma y'ubu buzima tuzaba. Birumvikana ko ari ikibazo kandi kibabaje cyane. Abenshi muri iyi si bishingikiriza imitungo y'iyi si, ariko ntibumve ko bagomba guharanira n'iby'ijuru. Niba uturanye na mugenzi wawe akaba aburaye, wowe uriye kandi ugasigaza ukanabimena, urumva Imana yakwakira ite? Ni ibintu bigoye cyane. Dukwiye gutunga ariko tukamenya uko tugomba no kubyitagatifuzamo cyangwa se tugomba kubikoreramo umugisha. Tumenye agaciro ka Bibiliya kandi tumenye nuko tugomba kuyitwara, tumenye nuko tugomba kujya tuyisoma umunsi ku munsi mu buryo bwo kugira ngo dukomeze twitagatifuze, dukomeze tuba ab'Imana, dukomeze twumve amategeko y'Imana, dukomeze twumve ibyahishuwe, dukomeze twumve ibyo Imana ituvugaho, twumve byinshi cyane. Ndabashimiye rero mwese mwabashe gutega amatwi iki kiganiro. Wibuke gukanda subscribe
kandi like, wandike na comment, maze ntiwibagirwe gukora na share kuri bagenzi bawe. Murakoze cyane, turabakunda. Iyi channel ni Marembo TV. Bye bye.